akataraboneka agashya kwa Jimbirijigo. Ushaka inkweto yo kujyana mu bukwe, ushaka inkweto yo kujyana mu birori, nta handi wayisanga atari muri shopu Jimbirijigo. Wowe wa mukobwa we, wowe wa mudamu we, wa musore ushaka kwambara udusandari, ndavuga wowe ufite uturenge twiza, nta handi udusandari wadukura atari muri shopu Jimbirijigo. Ugiye gutaha ubukwe cyangwa se ugiye gukoresha ubukwe, wabuze inkweto yo kwambara, ntibizongera kubaho. Gana shopu Jimbirijigo aguha inkweto nziza cyane wajyana mu birori, watahana ubukwe, ndetse ntihagire ugucishamo ijisho. Kaverina ntishobora kurutura urukweto. Nimba mugira ngo ndababeshya, reba ukuntu zimbereye. Nawe wakoresheje ubukwe ukaba wambaye gutya, ninde wakunenga, ninde wakubenga? Igiciro cyazo ni gike cyane ugereranyije n'agaciro kazo. Noneho ngeze kuri bamwe bwe mwambara amakanzu, babandi mukunda udusandari. Irebere sandari hano, nta handi wayisanga sandari nziza ikomeye cyane Jimbirijigo. Wowe ushaka gutaha ubukwe cyangwa se gukoresha ubukwe, wowe ushaka kwambara agasandari keza ku ikanzu yawe ndetse no ku yindi myenda yawe, nta handi wayisanga izo nkweto atari muri shopu Jimbirijigo. Ushaka ibindi bisobanuro kuri izi nkweto, nta handi wagana uretse kujya kuri YouTube ugasacinga channel yitwa Umuhumuza TV. Byose uzabihasanga, ndetse uzahasanga n'ibindi birenze ibi ngibi.